Adamu ko ari hariya tuzajya gupfira naho ari naho tuzanagwa. Barangije kuvuga bose bashoje, Abisirayeli bazabiranwa n'uburakari, bafata amabuye bahindukira Mose, bakora ibishoboka. Ariko Roni naje, Kalebu Pliton na Joshua araje aravuga ati ibyo bavuze koko nibyo, kandi nukuri ntago tubihakana, bahageze aho hantu kuko ni naho twabohereje. Ariko twe twagiye neza mu Banyakanani, kandi Abanyakanani nibo bafite intwaro, nibo bahanga muri politike, nibo bafite ubukungu, nibo bafite buri kimwe cyose. Ikigaragaza rero ko kiriya gihugu cyera gifite ibikwiriye, dore umusaruro twakuyeyo. Oh, haleluya! Ayo magambo nyimora nyakunda cyane. Bazana ibimenyetso bifatika biremereye, bifatika biremereye. So nukuvuga ngo rero rimwe na rimwe ibintu bitwangiza rimwe ari igihe duhabwa amakuru adakwiriye. So iyo rero twahawe amakuru adakwiriye, bishobora gutuma dufata ingamba zidakwiriye, bigatuma hahandi twashaka kugera tutari buhagere. Rero nimwe biba byiza ku mukristo, ku muntu usenga Imana, nudasenga, kuko aya makuru yo twigisha ibintu nk'ibi rimwe ari igihe biba bitari mu rwego rw'iyobokamana, kabone nubwo twakoresheje Bibiliya. No kuvuga ngo ariko biragufasha. Yego na Bibiliya nta kintu na kimwe muri politike kitari muri Bibiliya, nta kintu kimwe cya science kitari muri Bibiliya, nta kintu kimwe cyari cyose cya philosophy kitari muri Bibiliya, nta kintu kimwe cya economy kitari muri Bibiliya. Ibi byose ujya wumva na za geopolitique n'iki byose Bibiliya irabikora. Abiza amategeko barabizi ko babihera muri Bibiliya. No kuvuga ngo Bibiliya ni igitabo kinini, yego ni byiza, ni nayo mpamvu abantu bakwiye no kukiga, ni igitabo kinini, ariko iyo mvuze inkuru nk'iyi n'ubuzima busanzwe biba ari uko nguko. Ntabwo ari byiza guhora Amen ni ijambo ry'igiheburayo mu Kinyarwanda risobanura ukuri. Iyo uvuze Amen uvuze ngo Dieu de la vérité, bisobanura Imana y'ukuri. Abasuhuje mu izina rya Yesu, mbahaye ikaze muri uyu munsi w'inyigisho nziza ivuga ku guhagarara ku iyerekwa ryawe, cyangwa guhora utumbira amaso iyerekwa ryawe. Imana iguha umugisha, bizagufasha ukoze subscribe, natwe bidufashe ukoze share, comment, like n'ibindi. Wahereza mugenzi wawe iyi nyigisho. Iyo tuvuga ibintu nk'ibi, wenda wowe bishobora kutakugira umumaro, ariko undi bikamugirira umumaro, ukabishyira mu magroup bamo, ukabiha abantu, nta cyaha. Ubwo ndiho ndavuga hejuru yo kugira cyangwa gutumbira, guhora ufite iyerekwa ryawe. Ni ikintu umuntu wese to focus on your vision. Ni byiza ku vision yawe uhora uyifocusinga, udakunze ku umuntu uhuzagurika. Thank you. Kandi Imana ibaha umugisha. Reka mbanze mbasengere. Buri munsi hari igihe disi njya mfukama ngasenga ngavuga Imana, n'abakoze comment, n'abakoze like, ababaye abasabu kuri channel yanjye, n'ukuri mwese Imana ijye ibaha umugisha. Njya mbasengera pe, kandi n'ubu Imana ibaha umugisha. Mana nziza, mu izina rya Yesu ndagushimiye kubwo uyu mwanya mwiza w'inyigisho yo guhanga amaso, gutumbira amaso, guhora turanje imbere amaso yacu kwiyerekwa cyangwa se kucyo tugamije gukora. Reka izina ryawe rigumeshirwe hejuru, kandi muri byose uko kwawe kwiza kutubeho. Reka ngushimire kandi ngunezererwe, ni mu izina rya Yesu, amen. Rero reka mbanze basomere Abafilipi igice ni cyambere, Abafilipi igice ni cyambere n'umurongo wa 6. Yaranditse ngo icyo nzi neza rwose ntashidikanya nuko yatangije umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Being confident in this very things, that the which has begun a good work in you will perform until the day of Jesus Christ. Mu Cyongereza nuko hari handitswe. Rero Imana ibaho umugisha. Ahandi turi busome ni Imigani igice ni cya 16, Imigani igice cya 16 n'umurongo wa mbere. Imigani ni igice cya 16 n'umurongo wa mbere. Haranditse ngo inama umuntu yigira mu mutima we niwe nyirayo, ariko igisubizo cy'ururimi rwe kiva ku Uwiteka. The preparation of heart in man, and the answer of the
tongue is from the Lord. So ariko wenda dekane kuguma kuvuga indimi z'amahanga ko cyane nta nicyo byanatumara bamwe, ariko icyo cyo gusa nuko Imana ari nziza kandi izahora ari nziza ibihe byose. Iyo usomye akenshi ku jambo ry'Imana riri mu gitabo cya Ezekiyeli naho ku murongo wenda wa 37 uhereye ku murongo wa mbere hajya handikwa havuga ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansora ndi mu mwuka, arambwira ati aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurutsa aho yari akikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yarumye rwose. Maze arambwira ati aka kantu niko nshaka, maze arambwira ati mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza ati mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Aka kantu ka gatatu niko nashakaga, mbese. Maze arambwira ati mwana w'umuntu, mbese aya magufwa, ibi bintu rero bikomeye, ibi bintu wifuza kugeraho byashobora bikongera bikabaho? Ndamusubiza mwami ni wowe ubizi. Bivuge ngo uyu muntu hari icyo yashaka kureba, hari icyo yari yabonye amagufwa yumye, ariko yabonaga n'ibindi bidashoboka. Gusa Bibiliya itubwiye ko hari ibyo yari atumbiriye arabireba. So iyo rero Bibiliya ivuga ngo icyo ntashidikanya, nzi neza ntashidikanya nuko yatangiza umurimo mwiza muri mwe ari izawusohoza, cyangwa se inama umuntu ashobora kwigira mu migani. So ni ukuvuga ngo hari nk'ibintu nka 6 natekereje bishobora kugufasha kugera ku nzozi zawe, ku iyerekwa ryawe se, cyangwa se ku ntego yawe. Sinzi ukuntu ndi bubyite, ariko byose bijya gusa nk'ibisa, kandi Imana yaguha umugisha nubikurikiza. Icya mbere ni uguhora ubera amaso amarangamutima. Buriya Jimmy, ikintu kijya kigora abantu kenshi muri iyi si, amarangamutima yacu ntabwo dukunze kuyabera amaso. Hari igihe umuntu asonza agasonza akagaragaza gusonza, yanezerwa akagaragaza kunezerwa, yababara ku buryo amarangamutima ye akenshi atajya ashobora kuyayobora, kuyakontorora, kuyashira mu murongo. Iyo ufite intego cyangwa se iyo ushaka kugera ahantu cyangwa iyo ushaka kugera ku kintu, amarangamutima ukwiriye kuyabera amaso. Nkwiriye kuyabera amaso kugira ngo bimfashe kugera ku ntego yanjye, no kugera ku mpamvu zanjye nshaka kugeraho. Ku buryo abantu bamwe bakunze gutakaza hato na hato amerekwa yabo cyangwa inzozi zabo bishingiye yuko amarangamutima batayabereye maso. Ugasanga akababaro kanjye nagize ndagakubitisha undi, munezero wanjye nagize ndawiratisha undi, ugasanga rimwe na rimwe ntakaje ejo hanjye hazaza kubera kutamenya ibihe by'amarangamutima yanjye narindimo. Icya kabiri, iyo ushaka kugera ku nzozi zawe cyangwa kuyerekwa ku ndoto, ku mpamvu zawe ushaka, ugomba buri munsi guhora urinda, ukayobora. Hariya ni ukuba maso ku marangamutima, hano noneho ni ukuyobora amarangamutima. Buriya kwiga kuba maso ku marangamutima ni ikintu cy'ingenzi ku ngingo ya mbere, ariko ku ngingo ya kabiri ni ukuyayobora noneho. Si byiza kuvuga ubabaye cyangwa kutekereza rimwe na rimwe bitewe nuko wahuye n'ikintu runaka, ahubwo utangira gutekereza cyane cyangwa se ugakora ibishoboka kugira ngo urinde ejo hawe hazaza. Ni ukuyayobora. Ni ukuvuga ngo urugero, niba muye n'ikibazo nonaha aya masaha, nkaba muye n'ikintu gizitira amarangamutima yanjye, kandi ku buryo nshobora kuyahutaza nshingiye uko yo yandushije imbaraga, ejo nshobora gutakaza hanjye kuko nanezerwa by'aka kanya, nashima by'aka kanya cyangwa nkagawa by'aka kanya, ariko ejo bikangirika kubera ko ntashoboye kuyobora amarangamutima. Buriya abantu benshi bakunze kuyayobora, harimo n'inzego z'abantu bize amategeko, rimwe abantu bize ibigendanye n'imitekerereze. Abo bantu bashobora kenshi rimwe na rimwe bakunze kuyobora amarangamutima, ariko iyo utashoboye kwiga kuyayobora, ejo hashobora kwangiza, hashoboka ayo marangamutima yawe
kwangiza inshuti, kwangiza abavandimwe, kwangiza imiryango, kwangiza buri kimwe cyose, kubera ko utashoboye kuyobora amarangamutima. Abantu benshi bari mu bikomere bitewe n'amarangamutima y'abantu runaka batagiye bashobora kuyayobora. Noneho ugasanga rimwe na rimwe ejo ndahura n'imbogamizi zitewe n'amarangamutima yaje akandusha ubwenge, akandusha ibitekerezo, akandusha buri kimwe cyose. Rero iyo ushaka kugera ku icyiza cyawe cy'ejo hazaza cyangwa kugera ku buzima bwawe bw'ejo hazaza, utegetswe kurinda ukanayobora amarangamutima yawe. Icya gatatu wenda ni kutayoborwa n'amagambo y'abakuzengurutse cyangwa se y'ibikuzengurutse. Abantu benshi bakunze kuyoborwa n'amagambo y'ibituzengurutse cyangwa abatuzengurutse, akaba ari atuyobora. Urugero, uzafata umwanya usome igitabo kidakwiriye, icyo gihe byanze bikunze ejo hawe hashobora kwangirika. Ushobora kureba nka movies z'urukozasoni, ejo hawe hakwangirika. Ushobora kureba ibidakwiriye, ugasoma ibidakwiriye, ukagendana n'abadakwiriye, kandi ugasanga rimwe na rimwe urashaka ko aribo bayobora amarangamutima yawe, aribo bayobora wowe, aribo bakuyobora. Rimwe na rimwe ejo bishobora gutuma utarahindutse ahubwo warahinduwe. Abantu benshi, urugero dushobora gufata nk'abantu b'ibyihebe, rimwe na rimwe ushobora gusanga ahindurwa nuko yabanye n'abantu babi, bakamubwira ibitekerezo bibi, bakumva ko iyo upfuye uba ukoreye Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa n'ibindi nk'ibyo bidakwiriye, akica abantu akabarimbura kubera iki yagenanye na community mbi. Iyo ushaka rero kugira ku icyiza cyawe cy'ejo, hari no kwirinda abantu rimwe na rimwe badafiteho bakuganisha ibitekerezo byabo cyangwa se amahitamo yabo, rimwe na rimwe ukayakumira kugira ngo wirinde ejo hawe hazaza hazabe heza. Kuko buri muntu wese kuri iyi si avuka afite intego kandi avuka afite ahazagera. Rero iyo ushaka kugira aho ugera, ugomba no kwirinda kureba ibitekerezo bibi, kureba kuba muri environnement idakwiriye. Abanyarwanda baciye umugani uvuga ngo ihene nziza nawe uyizirika ihene mbi. Ibyo ni ibisanzwe. Rero iyo ushaka kugira ngo ejo hawe hazaza habe heza, mu mibanire, mu migenderanire, mu mibereho, mu buzima abantu bashobora guhora bibaza, no kwirinda community itari nziza nabyo birimo. Cyane cyane ko abantu barihindurwa n'ibintu bitandukanye, harimo environnement, harimo ibyo twiga, harimo abo tubana, harimo ibyo dutwara umwanya munini. Kenshi kubera ko ibyo dutwara umwanya munini nabyo biduhindura. Yaba jewe yaba abahanga bajya bavuga ko cyangwa ndeka abahanga reka nkoreshe Bibiliya. Hari impamvu Yakobo yabyaje inka z'ubugondo. Icyambere, iyo inka zashokaga zikajya kwiriba, yafataga ibintu by'ubugondo, no kuvuga ngo yafataga inkoni yari yarazokeje, akazifata z'ubugondo akazishyira mu iriba, cyangwa se abo hakurya babita idamu, akabishyira mu idamu. Uko noneho babaga inka ziriho zishoka zinywa, zireba za nkoni hejuru y'amazi, zireremba zifite ubugondo, ni nako icyo zabaga zihaka, cyangwa se yaba ari ingamiya, yaba ari inka, yaba ari intama, cyabaga aricyo kigomba kuvuka. Kuko aho dutinda cyane, nkunda kubivuga ibi bintu, bikunze kudufata nuko tugomba kwitwara. Ntago nonaha najya kwitwara mu byihebe kabiri gatatu ngo nibwe kuba ikihebe, utazi ko byiheba. Ntago nshobora kubana n'abanywi b'urumogi for instance ngo mbane nabo buri munsi ngo ejo bananirwe kumpereza ngo ntumureho. Ni ukuvuga ngo ibyo tubana nabyo kenshi, cyangwa se abo tubana nabo kenshi bashobora kuduhindura. Muntu ufite iyerekwa cyangwa se inzozi ushaka kugera kugikwiriye, ukwiriye no kujya ukamenya abo mubana nabo, abo mugenana nabo, abo muganira nabo umunsi ku wundi. Ibitabo usoma, filimu witaho, niba ureba filimu cyangwa se akazi ukora ka buri munsi, uvuga ati ibintu biranganisha he, ndiho ndagana hehe, uyu muryango abantu baranganisha he. Ugomba kutayoborwa rimwe na rimwe n'ibintu n'abantu, bitewe rimwe na rimwe ko bashobora kuhindura imitekerereze yawe, bikangiza ejo hawe hazaza. Icya kane, kuko icyo cyari cya gatatu, ugomba gukora ibishoboka ukajya ureba cyangwa se ukagenzura ingeso zawe. Niba ariko ndibuvuga,
ugahora ugenzura uko witwara, ingeso zawe nawe ubwawe ugafata umwanya wo kuvuga ngo ese ingeso zanjye ku giti cyanjye, imyitwarire yanjye, wowe ubwawe ukibera umusifuzi, ugafata umwanya buri munsi wo kwikorera cyangwa se buri utashye ukikorera evaluation, ukavuga ati se ubundi wenda nahembwe se, cyangwa se nakoze ikiraka, cyangwa se nazindutse muri uyu munsi ngenda ahangaha n'aha, nkora ahangaha n'aha, nungutse iki, nahombye iki, nageze ku ki, natakaje iki. Ubwawe nawe ugafata umwanya wo kwigenzura ku ngeso zawe, uko witwara, uko uvuga, uko utekereza, ibyo ukora ku munsi ku wundi, niba ushaka kugera ku nzozi zawe cyangwa ku mereko yawe cyangwa kwa ahantu hawe hejo hazaza. Abantu benshi bakunze rimwe kufata ibintu bakavuga ati mafu ibi byarangiye it's over, byarangiye nta kundi sindi bubigarure n'ibindi nk'ibyo. Ugasanga rimwe na rimwe atakaje ejo hazaza atabizi, yishimye iminsi yo kubaho kwe, yishimye imyaka myiza y'imbere kubera umunsi umwe gusa icyemezo yafashe. Kubera iki? Yananiwe kugenzura ingeso ze. Rimwe uzasanga nakunze kuyibona kenshi, ukabona umuntu afashe ingamba, umuntu yagutuka nawe ukamutuka, ati yanutse nanjye ndamutuka, yankubise urushi nanjye ndarumukubita, cyangwa se yavuze nanjye ndavuga, asye bipfeho byagapfiriye. Nibyo ibyo ukoze wenda harushimishije amarangamutima yawe, ariko bishobora gutakaza ejo hawe hazaza. Rimwe na rimwe umunwa utasamye numenya ko washonje. Buriya umuntu ni ushaka kumenya ko ashonje ari mwiza, ni igihe buriya abantu benshi ntago tubabonera kubyo bagezeho, ahubwo tubabonera kubyo bavuga. So no kuvuga ngo rero rimwe na rimwe kujya mu rugo, aho utaha uryamye, ugatekereza ku cyo wakoze, ukikora evaluation kuri giti cyawe, ugatekereza ibyo watekereje, ibyo wakoze, ibyo watakazemo igihe, ibyagutakarije igihe, abo wahaye umwanya, abaguhaye umwanya, ibyo wagiyemo. Ni byiza buri munsi iyo ushaka kugera ahantu hawe heza hejo hazaza, buri munsi nawe utekereza ku byo watekereje, ku byo wakoze, ku byo wagiyemo. Ni inshingano zawe niba koko ushaka kugera ahantu heza cyangwa se kugera kure hashoboka. Icya gatanu ukwiriye kwitondera guhora kwitondera ku makuru yose wakira. Abantu benshi bakunze kwakira amakuru, rimwe na rimwe nkunda kuyibona, ndetse n'abakozi b'Imana natwe turimo n'abandi batandukanye, ugasanga bakunze kwakira amakuru bagaca imanza cyangwa se bakishima ariko batayazi. So ni byiza rero iyo ushaka kugera kure hawe hashoboka, ukwiriye no kujya witondera ku makuru wakira. Amakuru twakira rimwe na rimwe ashobora kutubuza byinshi iyo tutayagenzuye. Ni nayo mpamvu buriya abantu benshi kubize za marketing bakorana n'ibyo bita marketing survey. Ntabwo ushobora kujya gushora igicuruzwa cyawe ahantu utabanje kujya kugenzura icyo gicuruzwa se niba gikenewe cyangwa se cyari ngombwa ko cyajya. Ugasanga rimwe na rimwe abantu benshi, ntabwo naje kwigisha ibigeranye n'ubukungu cyangwa ekonomi, gusa ndiho ndavuga iyo ushaka, iyo ufite inzozi zawe. Noneho ku bantu basenga, ntabwo dukwiriye kujya rimwe na rimwe twitondera ku makuru twahawe. Uzasanga rimwe na rimwe hari igihe umuntu ashobora kuza akavuga ati kana, ati Imana yambwiye, Imana yavuze nibyo, ndabizi Imana igivuga, ndabizi pe Imana igivuga. Abantu bakwiriye no kubimenya ko Imana igivuga. Icya kabiri, Imana ivugisha uwo yashatse mu gihe ishakiye. Ariko rimwe na rimwe amakuru wakira, ari abantu nigeze kujya kubwiriza ahantu rimwe, nubwo aya makuru ari meza kandi ari n'amabi, sanga umuntu yikingiranye mu nzu kubera ko yari yarahawe n'ubuhanuzi buvuga ngo kuri uyu munsi azapfa. Natinya urupfu, aravuga ati wenda hari bazankubita cyangwa nzagongwa n'imodoka. Aguma mu nzu akinga ategereje wa munsi, amaze iminsi atakirya, abayeho mu masengesho. Ndashima Imana wenda hari uko namuganirije n'iki, aya masaha ni umumama ufite abana 3, ariko icyo gihe urumva niyo atari kwicwa na bya bindi yagombaga kwicwa n'inzara.
So rimwe na rimwe rero kwakira amakuru ni na byiza kuyaverifiya. Abantu benshi uzasanga bafata amakuru rimwe kandi wayaguha ari n'umwanzi wawe, ari ashaka kugira ngo wowe gusurimbuke urangire ubivemo, cyangwa se ari inshuti zawe kubera amarangamutima yabo usange pe wanze umuntu uramusenye uramwangije uramwandaritse, ariko ushingiye ku makuru wahawe atarayo kure ari amakuru yari mabi. Rero iyo ufite inzozi ukwiriye no kwitondera ku makuru cyane, rimwe na rimwe ugomba kuba wakira. Abantu benshi rero muri iyi si uzasanga ariko ibi ndabizi buri muntu wese arabitekereza, uzasanga ari umurwanyi, ahora afite uwo yanga, ahora afite uwo yijunditse, ahora afite uwo yishizemo ko atamuha ukuboko. Nago kandi biba mu bantu batize burya gusa, nabize nabo bibabamo, n'abakomeye bibabamo, n'abacuruzi yewe deka mvuge ngo yaba ari udasenga yaba ari n'usenga, abo bantu bagira icyo kintu. Ugasanga wenda aragiye yanze mugenzi we totalema kandi ntacyo wenda bapfuye, ariko bitewe n'iki n'amakuru gusa yakiriwe. So no kuvuga ngo rero rimwe na rimwe iyo ushaka kugera ahantu ushaka kugira ibyo wakira wakivenga, ugomba no kwirinda niba ufite inzozi rimwe na rimwe amakuru. Abakristo nshumbye bakunze kuvuga ngo banza nta rukundo ngira. Kubera iki? Buri nkuru kenshi unzaniye nkunda kuyiverifiya. Icyo cyo ndakizi, barakizi cyane ko ari nabo ba mbere babaterankunga kuri icano. Bazi ko nkunda kuciceka nkareba ibintu, ushobora kuvuga ukamara n'amasaha 10-20 nkwihoreye. Ukajya ngo wenda sinzi kuvuga, sinagize ibyo nekereza, sinagize amarangamutima, ariko rimwe ari n'igihe iyo bibaye ngombwa twaganire twasabanye imita nkubaza ati se aya makuru waba uyizeye ute? Ufite ibimenyetso, ufite evidences? Reka wenda mbaho urugero, abana ba Israheli bagiye gutata kuko nabyo byari amakuru, bajya mu gihugu cya Kanani. Bagezeyo biba ngombwa ko basoroma imbuto. 10 muri bo bazana imbuto z'ubunebwe, ababiri baza bavunika kuko bari banatinze bagiye ahantu hatari horoshye, hari intwaro, hari ubukungu bwa Egypta, Plateau bwa Kanani, hari abahanga muri politike aho Joshua na Caleb bagiye. Noneho birangije Bibiliya itwereka yuko 10 baraje bagaragariza Mose n'Abisiraheli ati dore rwose twatase dufite ibi bimenyetso, none biragaragara ko Imana watubwiye yatubeshye. Sinzi n'impamvu, sinzi n'ibya twanakoze byatumye hitamo ko ari hariya tuzajya gupfira naho ari naho tuzanagwa. Barangije kuvuga bose bashoje, Abisiraheli bazabiranwa n'uburakari, bafata amabuye bahindukira Mose, bakora ibishoboka. Ariko Roni naje, Caleb, Platon na Joshua araje avuga ati ibyo bavuze koko nibyo kandi nukuri nago tubihakana, bahageze aho hantu kuko ni naho twabohereje, ariko twe twagiye neza mu Banyakanani, kandi Abanyakanani nibo bafite intwaro, nibo bahanga muri politike, nibo bafite ubukungu, nibo bafite buri kimwe cyose. Ikigaragaza rero ko kiriya gihugu cyera gifite ibikwiriye, dere umusaruro twakuyeyo. Oh haleluya! Ayo magambo nyimora nyakunda cyane. Bazana ibimenyetso bifatika biremereye, bifatika biremereye. So nukuvuga ngo rero rimwe na rimwe ibintu bitwangiza rimwe ari igihe duhabwa amakuru adakwiriye. So iyo rero twahawe amakuru adakwiriye bishobora gutuma dufata ingamba zidakwiriye, bigatuma hahandi twashaka kugera tutari buhagere. Rero nimwe biba byiza ku mukristo, ku muntu usenga Imana nudasenga, kuko aya makuru yo twigisha ibintu nk'ibi rimwe ari igihe biba bitari mu rwego rw'iyobokamana, kabone nubwo twakoresheje Bibiliya. No kuvuga ngo ariko biragufasha. Yego na Bibiliya nta kintu na kimwe muri politike kitari muri Bibiliya, nta kintu kimwe cya science kitari muri Bibiliya, nta kintu kimwe cyari cyose cya philosophy kitari muri Bibiliya, nta kintu kimwe cya economy kitari muri Bibiliya. Ibi byose ujya wumva na za geopolitique n'iki byose Bibiliya irabikora. Abiza amategeko barabizi ko babihera muri Bibiliya. No kuvuga ngo Bibiliya ni igitabo kinini, yego ni byiza, ni nayo mpamvu abantu bakwiye no kukiga, ni igitabo kinini, ariko iyo mvuze inkuru nk'iyi n'ubuzima busanzwe biba ari uko nguko. Ntabwo ari byiza guhora
Reka mvuge ngo Imana ibaha umugisha. Icya gatandatu ni uguhora utekereza ibyo utekereza, kandi Imana ibaha umugisha. Ndumva amakuru nakaguhaye ari ayo ngayo. Inzi neza ko iyerekwa ry'amagufwa yumye ni inzozi, ni ibyo dutekereza. Twese tugira za bezuye dushaka, ari ibintu runaka tuhora twifuza runaka. Biba byiza ko uhora urangamiye ukavuga ati se focus yanjye ni iyihe, ni iki nshaka kugeraho, ndarwana n'iki kugira ngo ngere kuki. Nubona rimwe na rimwe uhora mu matiku ujya uvuga ngo ese aya matiku aranzanira iki. Nubona buri munsi uhora mu nzangano ujya uvuga ngo ese ndiho ndakuramo ubuhe musaruro. Bityo ujya utekereza buri munsi. Biba byiza gutekereza ukumva ndatekereza iki, ngamije iki, umunsi wanjye wagenze ute. Kwikorera evaluation ni byiza. Buri buzima bwa buri munsi wakoze jya ugerageza wigenzure, uvuge ati navuganye na bangahe, navuze iki, byanzaniye uwuhe musaruro. Nubona kuva mu gitondo ibyo uvuga nta kamaro, byaba byiza guceceka rwose pe. Icyo ngiye nakikubwira. Umwanditsi umwe w'ibitabo yigeze yandika aravuga ngo byaba byiza kuva mu itsinda ribi kuruta ko naribamo nshaka kubashimisha ukaba wenyine. Niko yewe yavuze ngo byaba byiza mvuye mu itsinda ribi kuruta ko naribamo nshaka kurishimisha ukaba wenyine. Rero rimwe na rimwe si byiza, jya wigenzura ubwawe, kuko kwigenzura nta cyaha kirimo. Aho ngaho nta mupolisi ubureba, nta mategeko runaka aba ahari, ariko umutima wawe n'ibitekerezo byawe biba bituje. Utangiye uvuga ati nakoze iki, nageze he, nagenze ne, naganire nande, byagenze gute, kuko byagufasha. Ndabizi neza ko iyerekwa ry'amagufwa yumye uko ryasa ko ariko kose rishobora guhindukira rizima. Uno munsi rero inama wakwigira ni we nyirayo, kandi yatangije umurimo mwiza muri wowe. Ni nayo buri munsi Imana yo ikora verification kenshi ku byo yaduhaye. Buri impano zose Imana yaduhaye, Imana ihora izigenzura. Niba uri umuririmbyi, Imana yabigenzura. Niba uri umuvugabutumwa, Imana yabigenzura. Niba uri umucuruzi, Imana yabigenzura. Niba uri umunyapolitiki, Imana yabigenzura. Reka mvuge n'amagambo atari meza, niba uri n'umurozi, Imana irabigenzura. Kuko nabyo bibaho, abishi babaho, abashimiste babaho. Umuntu kwiga shimisi bibi, ariko ari n'abarozi, niko bakunze kuvuga ngo n'abashimiste. Ariko buri kintu cyose ku munsi Imana yakigenzura. Ese wowe mukobwa, musore, mupapa, mumama, muvuga butumwa, mukozi w'Imana, cyangwa se udakijwe, buri munsi ugenzuye usanga wakoze iki, ugenzura wageze kuki. So inama umuntu wese yakwishakamo niyo ye imugira inama. Uyu munsi Imana irakufasha, wenda iciye muri jewe wumva amagambo nk'aya, kandi ijambo rimwe gusa ryahindura imitekerereze, ryahindura ejo hawe hazaza muri izi ngingo 6 mvuze, kuko byagufasha. Ejo hawe hazaza ni inyungu zawe, iterambere ryawe ni inyungu zawe, kugera kure kwawe ni inyungu zawe, no kwihombya ni igihombo cyawe. Ariko ni byiza, nayo mpamvu impano z'Imana ziba zitandukanye. Hakaba hazamo amagambo nk'aya y'ubwenge yagufasha, hakaba hazamo n'ijambo ry'Imana nk'uko bikwiriye. So rero amagufwa yumye ndi imbere ushobora gutekereza, watekereza nayahe magufwa nshaka ko yongera agaterana, imitsi ikajya ku mitsi, ijosi rikajya ku mubiri, ijisho rikajya hakwiriye, ugutwi kukajya hakwiriye, ukuboko kukajya buriya Imana yavuze na kimwe kitajya cyumvira Imana. Ugutwi kwarahaguruka ugasanga aho kuriye kujya kukajya, ijisho rikashaka aho kuriye kujya rikajya, izuru nuko, umunwa, iryinyo, ugutwi, amaguru, imisatsi, buri kintu cyose ntabwo cyari gifite kuyoba mu gihe uriya muntu. Kandi ibyo byose byakorezwe he? Imbere y'Imana n'imbere ya Ezekiyeli umugaragu w'Imana. Bivuge iki rero? Niba nawe uri umugaragu w'Imana, cyangwa se wenda utanasenga, biranashoboka, ariko gerageza nawe uvuge ngo igikwiriye kubaho gikwiriye koko kirahari. Imana rero iguha umugisha, kuko business cyabaho, mu buzima cyabaho, mu mibereho cyabaho, mu mibanire cyabaho. Yesu akumera umugisha, kandi shalom. Ndabakunda yemwe bantu mukunda ibiganiro byo njya ntambutsa. Imana ibaha umugisha, kandi nkomeje kubazikana ku mutima, nanabasengera ngo mugereho mukwiriye kugera. Imana ibaha umugisha mwinshi. Amen.